Umuntu wese ukoresha Airtel niyegere hano. Niba uzi ko ufitemo iyi batiri muri Airtel kuramo ujugunye. Shyira ku ruhande rwose. Hello friend, ndongeye ndabasuje hano ku isomo teke. Nta kindi kinzanye rero hano nje kukwereka noneho batiri ya Airtel Magine ya mbere n'iya nyuma, batiri nziza, batiri original, ubwoko bushyashya busohotse vuba, bwageragejwe n'abantu mu gihe gitoya, bavuga ko iyi batiri ariyo batiri iyi phone noneho ikorewe, ishobora kuba ariyo batiri ya mbere mu kugerageza no mu gukora neza mu kubika umuriro muri izi telefone. Umuntu wese ukoresha Airtel niyegere hano. Niba uzi ko ufitemo iyi batiri muri Airtel kuramo ujugunye. Shyira ku ruhande rwose, kuramo ujugunye, dore nkuzane batiri nziza original ishobora kuba yamara umuriro urambye muri izi telefone za Airtel Magine. Niba ufitemo iyi rwose sezerera. Iyi ntuzongeye kuyisubizamo cyangwa indi marike, hari ware, hari hasohotse batiri nyinshi naraziberetse, ariko iyi yo ni rurangiza. Iyi yo niyo ya nyuma mu mabatiri yose ashoboka muri izi telefone. Nta yindi rero, dore ngiyi ino batiri bayita Dipo. Iyi batiri rwose ndagusabye, iyi batiri ugera ku mucuruzi wese ucuruza ibikoresho bya electronic umubyeyi ngo mpereze no batiri nabonye ku isomo teke. Dore iyi niyo batiri original noneho y'umuturambye kuri izi Airtel Magine. Rwose niba ufitemo iyi jugunya, kuramo, shyira ku ruhande. Ikihariko cy'iyi batiri, ifite ampere nyinshi. Iyi batiri ifite ampere nyinshi, ifite volute ya 4. Kugira ngo ubone ko iyi batiri irenze, ifite volute ya 4 ikagira ampere 2000, ikagira na wate 7. Iyi batiri ni original n'uburyo ifunzemo rwose urayibona. Jya ku mucuruzi wese ucuruza electronique umubwira ati iyi batiri ya Airtel ndayirambiwe, ndashaka ubu bwoko bushyashya. Iyi batiri bayita Dipo, uyirebe neza uyitegereze muri ino video, urabona ubu bwoko ni batiri nziza cyane. Iyi batiri nkubwije ukuri, iyi batiri uri kubona bita Dipo imara iminsi 2, kandi urabona ko iyi batiri ni original, ifite na scan to verify the original. Urabona ko iyi batiri irakomeye cyane. Noneho umushinwa yabaho adukoreye akantu kananiranye kuri izi batiri za Airtel. Niba ufitemo iyi, ndakwinginze, iyi batiri niyo ituma phone yawe ishyuha, niyo iri kwangiza Airtel yawe. Kuramo ushyire ku ruhande. Niba ufitemo n'ubundi bwoko, ndakwinginze kuramo ushyire ku ruhande, kuko ubu nkuzaniye batiri rwose original. Iyi ni batiri papa, bayita Dipo, aho umuntu wese ukoresha Airtel mu musharinge ino video abashe kwakira no makuru meza kandi mashyashya. Noneho ku basore n'abakobwa bifuza amaposhete yizi Airtel Magine zo hagati, urabona amaposhete ubwoko bwose turabufite. Aka ni agaposhete keza k'abakobwa, dore ngaka. Ku muntu wese waba ukeneye aka gaposhete cyangwa marike iyo ariyo yose kuri poshete z'igitsina gore, yanyandikira. Mfite uduposhete twiza tw'utuvajoni rwose, yanyandikira nkakamugezaho nta kibazo aho yaba aherereye hose. Urabona ko mfite uduposhete twiza tw'utuvajoni. Ku bakobwa mukoresha Airtel mwegere hano hafi mbahe izi poshete, ni nziza cyane. Urabona ko ntacyo zitwaye. Iyi poshete igura amafaranga 2000 byonyine. Abakobwa mukoresha Airtel rwose mwegere hano. Urabona ko utu duposhete ni twiza cyane ku bakobwa. Noneho n'abasore sinabibagiwe, nabo poshete zabo zirahari. N'abasore sinabibagiwe, nabo poshete zabo ndazifite nta kibazo. Dore ngaba n'abasore baba bakoresha Airtel, poshete zabo ngizi dore ndazifite. Uyishaka igura amafaranga 2000, yakugeraho aho uri hose, ariko ukayishyurira transport. Amaposhete mfite version za Airtel yawe rwose nabasha kuyigira nshyashya, nabasha kuyishyiraho anti-block nziza, poshete nziza, kandi nabasha kuguha batiri nziza iboneye original. Batiri nk'iyi nk'uko nabikweretse kuva kare. Niba uzi ko ufite Airtel, batiri, poshete rwose dore ngibi, nabiguha rwose nta kibazo. Wanyandikira inbox
hano ku Isomoteke. Ariko nyamuneka ubundi bufasha nabasaba, jya ku mbuga zacu kuri YouTube twitwa Isomoteke, ukore subscribe, ujye no kuri TikTok ukore follow, jya muri comment aho uri kubona upiningemo igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe, ngenda asubiza ako kanya. Umbaze icyo ushaka kuri Itel, umbaze icyo ushaka no ku bundi bwoko bwose bwa telefone, ndahari ngo nsubize nguhe igisubizo kizima cy'ibibazo ufite. Murakoze cyane, ciao ciao.